Ako wundi randiro reka mubaze ugira akazi ukora iki ku buryo bw'ubyokera ku miryango y'abantu? Yego ngira akazi. Je suis commissionnaire. Je suis commissionnaire ruharwa professionnel. Niyo kariyeri yanjye ntunze umwuga w'ubukomisiyoneri. Irangize iranantunze iranangomeje ndetse namwe irabagize urugero nkawe wana. Indaya nigire kuvuga indaya. Indaya nyine. Indaya ndi indaya randiro. Uri indaya nyine. Kandi urugabo najya kurureka. Nakujyana mu buyobozi. We umutuze nabaziye muce bugufi hasi ibintu byose hasi kuko ntutsuzugure kuko mwese ndabafite mutajyaga ino nama nayikoze kuko ntabazi mwese bungiye kubarondora icyo bita mu nzu y'Imana kurondora umuntu ukamubwira n'icyo yambariye mu imbere wowe witonde ntunsekere witonde we nawe ndakubitse uri mu nyandiko urugero nkawe sasa nawe wundi we wigize iki gipangu cyanjye wirizwa winjizamo bari abagabo b'imbwa b'imbobo baza bansenyera igipangu urinde winjiza abagabo binda umukobwa yinjiza inda z'abagabo mu gipangu cyanjye witonde ndakubitse urandeba ikiza urankunda ayo maso ntabwo nagukunda abe urabizi ndi umukire witonde ntunderemburire gasuzuguro ndakuzi wengeye kukurondora n'ibyo wambariyemo imbere Rondora de ese reka nkubaze ikisi winjira mu buzima bw'abantu uri baringa uri kadahumeka uri iki muri ibyo byose wese wa mukobwa ntutsuzugure we ninjye urimo kubwira ayo magambo wowe asiwe we umva muko witonde ntutsuzugure njye narize ndetse kandi cyane cyane birenze uko ubwonko bw'abana nkawe bubitekereza ndetse birenze uko ubwonko bw'indangamirwa nkawe bubitekereza. Subiramo Indangamirwa ariko uyu mugabo aramenye ni ikinyarwanda hoya ntugasuzugura ariko iki nasoni ikingenzi suko ubundi ukwezi kuragira ukabona amafaranga yawe ukeneye angahe iyi ni inama ntabwo ari ukubishyura kuba tuba hano si ngombwa ngo twinjire mu buzima mbwira nabi ngiye kutubwira akazi kacu se turakayobewe waratubyaye haguruka kubona tuba amazu yawe ni ngombwa kudusuzugura hagize uva hano akagenda buriya muri amasaha mwita mwinjira mu mazu ngo usigara utongana nawe ubundi twave sawa tugira ute watugira ute neta nakwirukana se ntabwo ari wowe randirodi wenyine muri umujyi wa Kigali hano tuhabera ubuntu sinyagira inzu za make tuhabera ubuntu mugabo tuhabera ubuntu mujye kuba mu biraro mwanje 30 tukwishyura utireka ko twabura ibihumbi 100 byo kwishyura inzu nziza ngiye mbasubiza mwamaye ntabwo njya nduka ngiye ruharwa ndi umuntu mubi mutuze mba ariko twisinjisha hamwinjije ni wowe iki twagiye nawe we nundeba icyoroshye kuko ntabwo njya nteretana ni ndetse wakwemera mwe mwinyikundishwa ndirandirodi nabwo ngo je suis commissionnaire ifite amafaranga butagakwira n'amazi amafaranga tuguye nahe wikuzi attention mwitonde urugero nawe wandayawe ndane wowe utuze wirwa wabona ujambaye usunerere amazi imyako birakureba ko numva babajwe n'umutwe utikora amakariso gukristo bw'umukara umeze nk'ubwa nyabingi ubunyambara mu gipangu n'ubu ahubwo reka njye kwambara ikariso n'isute ndebe ko ahubwo uriyahura muzi kwitesha agaciro bikuba iyo niyo nama waje gukoresha hano wewe wandaye witonde indaya witonde ziba sawunga hanisoni uri kumbwira ngo nzibe zibanye ndavuze ngo haguruka ujye gukora mu haguruka si bike birakureba ntabwo bikureba juzanwa n'ibikuzanye ukajya wabaga n'ututwore umutwaro tukoreye nakwiyana usibye n'ijipo ubona ngiye kwambara n'ikariso n'isute nyambare kandi nze nkicara imbere ndebe icyo uri mu mwanya uramwageze we nani
dada ni njye kubwira ayo magambo mu mazu yanjye je suis ngiye ruharwa uranzi ko ntajya nyina nakwirukana nona ntago narangiza ngajya mu buyobozi kwa nyambuye amezi kugira njye mfite ubushobozi bwo kugerekaho umuntu kese ku buryo n'ubugenzacyaha bushobora kumubona ko we witonde wakwibye ku buryo wamushyiraho kese none yibeshyuza n'ibyo bikariso n'ibyo bisutiye byo ngaho nongera mbisubiremo ngiye kubwira ngo nzibe ko gasi jya uvuga uziga jya uvuga uziga ni mama y'Imana aha ubundi wowe wambara ibitenge washatse umugabo uri umurozi uri giki uri rwambaye ibitenge kuki mutera imyaka amazu yanjye wowe uri rwambaye ibitenge warashatse cyangwa wazanye umugabo siraremye kuzana abagabo mu mazu yanjye muze mumbeshya ngo muri abakobwa muriga za kaminuza kuki muri ingegera sha abakobwa bino minsi wowe murinda ubusa abagabo bose bakugura ibyo bitenge kuko nkawe yambara ibitenge nkande kariho muhera mutera imyaku nibiki Jesus ndi mwubahe urandeba iki kuko uyu munsi mbona mufite ndabirukana ngende umukire oya uretse mwibwire ngende umukire nahoze ndi umukire nzanapfa ndi boss nari umugabo ni happy nawe boss kisha make mane mu mahoro uvuze ukuntu nabonaga kitonda aka kantu we nikusha gucyurirana wabyigiye he unari umugabo ntihabwa intebe ubwo muri make uravuze ngo ndimbwa kumuzi gucyurirana ubusaye amashyano akwigishije si mwe mu bimwigishije ko nsuzugura ni wowe urongera uranzamura aha oke twagiye kwanza ubu tugeze mu gihe cy'igikorwa cyo kubabwira amategeko y'iki gipangu vuga uvuye aho twigendere oke ntacyo reka mvuge mvuye hano twagiye rero mu mategeko y'igipangu munyumve atansiyo 100% mubishyire mu mitwe yanyu kandi nawe sha uracyurirana ujye wisubiraho muradukereza we mureke dutangire inama yacu mbone no kubibwira neza mumenye ariko igihe wavugiye nibwo ugiye gutangira noneho kuki ajya soza se oya tugiye gutangira umunota yose tumaze hano mwe muranyibutsa gutangiza inama nibwo itangiye randiro turagiye uzi ko n'akazi tugira nkawe nge uretse mwukura amategeko agiye kubagonga agatangaye ubyukira ikindi kintu atari izo mpapuro zanditseho uretse mbabwire agasuzuguro vuga utatwegereye gerayo ubugabo naho buhera buheheta mbereke icyo ndicyo uvuye aho nyine twigendera batakubwiye n'abahubwo bafite amakosa wagira ngo kagiye gupfa no gabo kamenyera kumenyera ugavugiye urasoza muzi ko yadusuzuguye agatondo urimo tumugira usanga dukeneye kugenda we Sentuvano uvuye aho ngaho ugiye turabirambira nta wundi uzaba muri iki gipangu tugire twiviremo ubundi usaba amafaranga yacu twishyura ubundi twagiye ku mategeko y'iki gipangu munyumve neza carefully listen mujye mwumva n'indi muntu mujijuke mureke kubinjiji carefully wimvugiramo umbaza icyo bisobanura reka kumbaza bisobanuye iki wimburanya uri kumbaza urimo kuntegeka kwitonda ukumva icyo umuntu akubwira n'amategeko tugiye kugana ku mategeko y'igipangu cyanjye itegeko rya mbere riri hehe mumenye ko ari njye mbatse ndabatse ariko mu mategeko ni njye nyiri ibyondo jesu nyiri ibyondo ndakagaba ariko ndabagize ayo niyo mategeko ugiye kugira ayo ni amashyari y'uko ntabatereta mwe nabirukana mu mazu yanjye nkazana abakobwa abazungu ejo bundi nta muzungu wambajije niba uri umugabo agasaza nkawe ubundi twadushobora tutubaza vuga tuvanga okay reka mvuge ko bagifitiye gahunda mu kanya imodoka iraparitse hari dasanga ukiri mu mateka full stop titwa twagiye ku itegeko rya mbere uwo rigonga ntazakubitana nawe
urugi rwe nzarwiritura rwivaniramo n'ihombye number 1 cyo bita rules mujye muniga erega ndabafite hari abagabo hari indaya nawe urimo kunseka nta n'ishuri nari mufite urabizi neza nawe wambaye umeze nk'uwaturutse Karongi uraseka ngo mvuze nabi cyongereza mbabarira uvuga amategeko wavuze tumenye uko itegeko rya mbere uwo rigonga mbabarire nabibabwiye nta kibazo nta muntu wemerewe kwinjiza ikintu kijyanye n'igisa n'umugabo hano ntabwo ndarangiza aba ari umwana wawe w'umuhungu nashaka aba ari umwana w'umuhungu afite agapipi nzajya nkakuramo nkarebe ngo iki uraseka iki nta gitsina gabo cyemere kwinjira mu gipangu cyane epuwe entry itegeko ryo ndarisinga ngabivuge wasohote dere nawe uriki yego noteri wikorera we iryo twari nabyumvisha abantu rigonze nimwe n'ubundi nimwe na pointinga gaho abagabo bari abagabo maze iminsi twaryumvise irya kabiri twakubwiye ko dufite n'irindi ndaza abagabo twakubwiye ko dufite akazi irya kabiri sha niriwe mvuga na menshi iriragonga uyu nguyu itegeko rya kabiri niko wowe ko waje mbona mbona uri umusirimu uri umukobwa wambara neza nkambura usigaye witwara nk'abarozi ndashaka gucukumbura uriya mugabo winjira hano saa sita z'ijoro nkumva arimo kubyuka nk'inturo agenda yihisha nk'inturo ejo nabonye ikintu kidunda ni umugabo ukugura ibyo biteye akagabo ni undi mugabo w'abanyoko akagabo ni wowe ntabwo ndi umugabo ndi umusore sibateye ayo ni amashyari yuko ntabashaka mukuze ese umugore wawe wamushyize ibyo tubyihorere mwinjira mu wewe witonde winyinjira mu buzima iby'ubuzima wowe ko winjira mu z'abandi ubuzima bwawe ntabwo mundeba umugore we yabana n'akagabo akagasaza nako oke nacyo ariko abagore baragowe nacyo umugabo it's okay iyo muzanye akosa yuzuye amategeko ukujya kwinjira ukinjira no ntabwo ubuzima bwanjye wakumva kivuje ukumbe kinjiza abagabo bameze nk'inturo babyuka nk'imitubu bagenda saa 9 z'ijoro wagira ngo ni ibikeri wajye winjiza abagabo bazi ikindi buri muntu wese ndikunyura muri bakajya kujuta okay itegeko wabyumvishe bikugonga itegeko rya gatatu mbwira ndumva uranagize gutya niya myindaya mu gipangu cyane ariko noneho narubu indaya niya bayandika gute indaya niya myinda i na da na a na ya na a indaya niya myinda mu gipangu cyane ya mbere ni wowe niya myindu mu bintu abanerera witonde mu magambo uvuga nayakoresha njya mu rukiko kukurega ariko murabyemera ko nabafungisha mwese nkabashyira hanze ikindi tuza ese ko mutangiye kureba mbabwira amategeko mufite ikibazo buri wese nizere ko yumvisha itegeko rimugonga ikindi nta muntu wemerewe kuvoma akabuni karenze aka 15 ku munsi amazi yarayenze oya ariko mu bigo n'ikiko no igihe byukira cyose mamuha ikindi umuriro byahindutse umuntu wajyaga agura umuriro w'igihumbi byahindutse nongejeho ibiceri 300 by'agasuzuguro umusuzuguro muri inama irarangiye ngira ngo buri wese yumvishe itegeko rimugonga ngaho tumuka vuga twagwaza numvira imbere y'urugo numvira imbere y'urugo murabyumvisha ibintu muzi mugende
mayibobo turakwibuka genda Ndashaka gusa baby. Ndashaka kuva hari ahantu nkodesha. Ndashaka kuva muri cya gipangu. Nyine. Ranjye doha nagashobotse. Ramurandodi ni inshuti yanjye njye ndi umukomisiyoneri ntabyo ruzi bebe kariya kabwa njye ngurisha etaje nyine ndabizi man njye mu ndashaka kinanga abantu bose baranzi bibi kuki nta kintu wamburana sibyo omurora Ntabwo nshaka kuguma muri cya nshaka gipangu. kuzira etaje zose ndazigurisha sibyo nta kintu wamburana ariko Randirodi mpamvu nakuzanye nuko ni inshuti yanjye ese kariya kabwa inshuti yanjye Randirodi iriya mbwa twarakoranye n'umuntu mwiza niyo mpamvu nakuzanye hariya kugira ngo njye murinda ibigabo bihaza Ni umuntu mwiza. bibi Randirodi ni umuntu mwiza ni inshuti yanjye Oya. nta kintu wambura nawe Ntabwo nshaka zino kuva hari etaje ahantu. zose nijye nzigurisha ntugire ikibazo nzagutuza muri imwe Nyine nshakira ahandi vuba ntabwo Bebe, nshaka ni mpamvu nakujyanye n'inyangamugayo. hariya ntago Randirodi ni inyangamugayo. nawe uzagenda uhabureba uriya mugabo nitesha mutwe mani uzi abantu bose bamaze kuhimuka tuhari kubera kubatesha umutwe buri gitondo ngo inama kigali buri kanya bigenze gutya amazi ayarahagije nta muhoro wabona siko ngo tuhabera ubuntu bibi uriya mukomisiyoneri ni inshuti yanjye twakoranye igihe kinini acuruza inzu yose yashakiye isoko ihita ibona isoko ariko nagashobotse ntabwo ari umuntu wabana nawe nabazanye kuko ari inshuti yanjye vuba ngo azabacungira umutekano muri abakobwa muri abana b'abakobwa se bebe urashaka ko abandi bahungu bazinjira mu rugo rwanjye inzu nishyura njyewe nabo ariko ntabwo mbyumva ku buryo ki Randirodi ni inshuti yanjye turakorana dukoranye igihe kinini ni inshuti yawe ariko warahindutse warahindutse cyane kuki wanyekera ibintu nk'ibyo koko ndagukeka ntabwo nshaka komeza kuba nzabanza ndebe neza umuntu dukorana kuko sinatumufata uko nguko ntabwo unyizeye nka bebe ndakwizera oya ntabwo unyizeye bebe isubize ko nkukunda ndabizi nyine urankunda ariko nimba unkunda nanjye nyizera uburyo ndi kukubwira ikibazo ufite ni iki uriya nimba ari inshuti yanjye nimba ari inshuti yawe ntabwo ashobotse bebe nimba unyizera iriya nshuti yawe nimba ari inshuti yawe ntabwo ishobotse ni akagegera akagira amanyanga nk'ay'ingurube umuntu uhengereza abantu bari konka wivrema ntabwo mbyumva inshuti yanjye ndaza kubireba jean sepa ntabwo ndi kubyumva neza ruharwa ukuntu ari inshuti yanjye nabakoze ibyo bintu ndaza kubireba bebe ntugire ikibazo aradusuzugura akadagiye ushakira ahandi hantu ntabwo nabivamo ibyo birego baba banshinze njye ndarengana rwose ibintu byo kurunguruka abakobwa babiwawe icyo ndagihakanye ujyakanye gute kandi ujya wurira gipangu cyawe kidasakaye ukabarungurukamo nurambi wanjye nteganye nabo si mu muryango wanjye n'uwabo birateganye nurira njye hehe nyamara ubitekerezeho ninde wakubwiye ko njya kumurunguka ikindi cya kabiri we yaburetse ninde wakubwiye ko njya kumurunguka ibintu byose bibe clear ninde wakubwiye ko njya kumurunguruka barabimbwira bari abakobwa bose njyewe njya kurunguruka bagahuriza ku kintu kimwe njye kurunguruka ruha icyo ndagihakanye abayobozi noneho basigaye batinya no kwinjira iwawe bajya ngo ni nabakubita ibiyobyabwenge wagira ngo ni mu ifuri iwawe kuri kwimana wo mu ijuru nta muntu nk'urumogi wanjye bararunywa ahubwo nawe nimba ari zirandazi nk'urumogi ubanza nawe mu rusange abakobwa banywa urumogi bararunywa n'amafeki abakobwa na za mogo n'umuntu uvugisha ukuri kw'imana gucyo sindakigenzura ko nacyo ndagisuzuma basigaye binjira iwawe abayobozi bikandagira wagira ngo ni mu ifuri icyo nacyo ntacyo nzi kuko ni ukugisuzuma wumva ikindi cya gatatu ni igikisi indaya ikintu bita indaya ukivuga indaya ejo bundi ntabwo natoraguye umufuka wuzuye puridansi zakoreshejwe mwe muba muriyo y'abantu kugeza aho mubaha amapuridansi yuzuza umufuka w'imyanda bakabura aho bashyira imyanda kubera gusambana kw'indaya hari umukobwa wariye naramubaregeye ngo uyu mukobwa yinjiza abagabo ejo batazicanira iwanjye birirwa barwana mwanga kumva ikirego cyawe nyumva ugomba guha umuntu inzu iwawe suri umukomisiyoneri ukabanza ukamenya ikintu akora ikindi abantu batwara imyanda basigaye banga gutwara imyanda iwawe ngo umufuka wuzuzwa na puridansi atari izabariye abakobwa njye mbamo hariya njye mabaye si gake maza urimo kunshinza ibirego by'abantu oya nawe uri indaya urimo kunshinza ibirego ngo ejo bundi numvishe noneho munshinza ngo iwanjye bararwana gute se bararwana utumva umva mudugu nawe ibiyobyabwenge uba wabinyweye rero unyumvire utumva ibibera iwawe unyumvire amagambo y'abantu ngo wowe nyir'inzu ngo ibiyobyabwenge ngiye mu itabi ngiye ruharwa mu itabi hasi ubundi musore ubundi piriyave
utanga iminsi 2 wayandikiwe nande wabibwiwe nande inzu si izanjye ngomba nijewe gutanga mudugudu uj'ubanza uzumaze wumva amategeko yo gukodesha n'ukugira inzu habuze amategeko aranga umupangayi agira amahame aranga umupangayi ngiye gutanga pirave muhamagare nk'umuyobozi w'umudugudu se byubimbwira kandi ari iwanjye baba bafite uburenganzira n'amafaranga na umva hari uraza ngo abi wawe ku buntu umva nawe njye uwanjye ku buntu se urabizi ikindi kandi muyobozi ndakubaha uyoboye umudugudu wacu twafashe ibikombe ntukanyinjire mu buzima oya ntuzaze kunyubaho utwara sibo oya genda ndi kandi unamubwire mutwara sibo nyitondera ibirega ngerekaho ibyo birego byose si mutwara sibo yambwe bingerekaho se urakavuga ngo nimbwa oya ndamasa ruhagaruka